Amakuru y'imikino rero kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu 2026 itsinda ry'abasportifu banyuze cyangwa se bize mu ishuri ryitiriwe Mutagatifu Aloys Rwamagana riherereye mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba basuye Frere Camille Rudasigwa Karemera wahoze ayobora iki kigo cyangwa se wakiyoboye imyaka myinshi yashize cyane ko ari ubu akaba ari mu zabukuru aho ari mu kiruhuko. Iri tsinda rero ry'abasportifu ryanyuze cyangwa se ryize muri iki kigo cyitiriwe Mutagatifu Aloys bari abanyeshuri basaga 33 aho bakoze urugendo shuri rero bakavuga bati reka tuye kureba umubyeyi wacu dusangize ku nama yewe dore ko ari n'umwe waduhaye uburere akanadutoza indangagaciro kugeza ubu ngubu zituranga n'imwe aba ari umukino wa basketball ndetse no mu mukino wa volleyball aho abakinnyi basabanye bagasabana n'umuyobozi wabo cyangwa se uwahoze ari umubyeyi wabo Frere Camille Rudasingwa Karemera. Dore bimwe mu byo bavuze rero byatumye uyu mukino cyangwa se bagira igitekerezo. Bamwe mu bari bayoboye iri tsinda rero bagize icyo bavuga nyuma y'imikino irangiye. Dore nuko nyuma y'imikino bagiranye ubusabane aho basangiye agafanta bagira bati mubyeyi wacu mbere na mbere tubanje kubasuhuza cyane kandi turabashimira ku bwitange uburere ndetse na discipline n'indangagaciro zaranze iki kigo twizemo cyangwa se twakuyemo ubumenyi kugeza ubu ngubu bukituyobora kandi bunaturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mubyeyi wacu rero Frere Camille turagushimira cyane ku ndangagaciro waduhaye ndetse ukadutoza na kirazira kugeza ubu ngubu aho umwe wese wize muri iki kigo yewe ari ababonetse n'abatabashije kuboneka dore ko hano muri iki kigo ari abana benshi cyane cyangwa se urubyiruko rutandukanye yewe ubu ngubu bamwe bageze mu zabukuru ariko abandi bakaba ari n'abatoya b'abana bakirimo kwiga ubu ngubu muri iki kigo cya St Aloys bajye bagira ibyo batwigiraho. Twize muri iki kigo koko imyaka myinshi ishize abenshi twabaye twubatse imiryango ariko turagushimira ku burere bwiza waduhaye tutazatezuka kuzagira natwe abo tuburaga ubwo burere waduhaye yaba abana bacu ndetse n'abuzukuru yewe ndetse n'abuzukuruza newe mu gihe iki kigo kizaba kikiri ahangaha kigishinze imizi ahangaha tuzaba bamwe mu bambasaderi cyangwa se mu bazaranga iki kigo ko ari hamwe mu kigo umunyeshuri cyangwa se umwana ashobora gukura uburere bwiza yewe ndetse akaba yanatozwa n'imikino itandukanye imufasha kudevelopa bwa bwenge bwe yewe ndetse no gusabana no kugirana ubushuti bwiza n'abandi. Bamwe rero abatabashije kugera ngaha badutumye bati mutubwirire umubyeyi wacu ko tumukunda cyane kandi tumwifuriza ibyiza igihe cyose kuko yaduhaye uburere bwiza na n'ubu tukigenderaho aho turi gushakisha ubuzima ku isi hose. Mubyeyi wacu rero Camille Frere turagukunda cyane dukomeje kukwifuriza ibihe byiza aho uri mu zabukuru ukaba ikiruhuko ikomeze kikubere cyiza kandi twebwe abana bawe tuzahora tukuzirikana mu mitima yacu ntabwo uzatuvamo kuko waduhaye uburere bwiza cyane. Turagushimiye kandi Imana ikomeze itukurindire. Nyuma rero ku musangiro Frere Camille yarawe yafashe ijambo atangira ashimira abana be ababwira ati ngewe nk'umuyobozi w'iki kigo ntabwo nigeze mbogama cyangwa se mbangamire umwana wese wazaga asaba ko twamuha cyangwa se twamusangiza ku bumenyi dore ko ari kimwe mu kigo cyarangwaga n'urukundo impuhwe ubusabane ku bantu bose ntawe tuvanguye. Nibyo kintu cyaranze iki kigo ariko mbere na mbere iyo umwana yazaga atugannye twakoreshaga buryo ki tutamwirukana kuko yabuze minerivare cyangwa se yabuze amafaranga y'ishuri ahubwo twaramufashaga nk'ababyeyi tukavugana n'ababyeyi be tukababwira tuti
no mu gihe amafaranga ataba abonetse umwana yakwiga akagira aho azigeza ejo, nubwo minerivare yazaboneka mu bundi buryo ariko umwana akabanza akiga, dore ko icyo twifuriza abana bacu ari ukugira ngo bagire iterambere, yewe n'ejo aho bazajya bazabe bafite icyo bita indangagaciro ndetse na kirazira nk'umwana w'umunyarwanda, cyangwa se nk'umunyarwanda nk'uko dufite indangagaciro tukagira yewe na kirazira. Bana banjye rero, mwakoze kuza kwifatanya nanjye, mwakoze kuza kwifatanya natwe, buri umwe wese uri hano ndamushimiye, yewe n'uwagize icyo akora cyose akifatanya namwe ariko akaba atari ahangaha ahereye ahandi hose, mumubwire ko tumushimiye kandi tuzahora tubakunda, tuzahora dukunda barumuna banyu n'abana bacu yewe biga muri iki kigo, baza bakabaha ubumenyi. Nubwo bwose ubu ngubu ndi mu zabukuru cyangwa se ngeze mu zabukuru cyangwa ndi mu kiruhuko, ariko ntago simpema cyangwa se na buri kanya mba nkurikirana amakuru ya hano mu kigo, mba nkurikirana buri activite zose zibera muri iki kigo, nkamenya ngo se nta munyeshuri wirukanwe kuko yabuze minerivare, nta munyeshuri wirukanwe kuko hari ikindi yabuze cy'igikoresho kikaba cyatuma atabona ubumenyi nk'abandi bana. Ibyo rero nk'ubuyobozi cyangwa se abashinzwe gutanga uburere ndetse na discipline muri iki kigo, niyo bintu bya mbere twitaho, tukabivuga ngo umwana agomba gufashwa ubundi agahabwa ubumenyi. Ariyo kintu cya mbere tugumya kubashimira kuba mwaje ahangaha, kuba mwaje gusura umubyeyi wanyu nkanjye Frere Camille. Ndabashimiye cyane ku bwitange bwanyu mwakoze, ku bwa buri kimwe cyose mwigomwe kugira ngo muze kunsura nk'umubyeyi wanyu. Ndabashimiye cyane. Nshoje rero mbifuriza gukomeza kugira ishya n'ihirwe hanze aho muri mu buzima, kandi nanjye aho ndi mukomeza kunsabira ngo Nyagasani Yezu akomeze kundiza ubuzima, kandi mu gihe tukiri ku isi tujye twibuka ko Imana ariyo data, ikaba Mana, ikaba na roho. Nyagasani Yezu nabane namwe.